N'amakuru ababaje, amakuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, by'umwihariko ni amakuru ari kubabaza ba diaspora baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba diaspora nyarwanda, diaspora y'Abarundi, diaspora by'umwihariko Abanyakenya, Aba-Uganda, benshi bagiye batandukanye, bari gukomeza kurizwa cyane n'ibyabaye kuri uwo mugabo uri kubona kuri iyo screen, urabona ko akuze. Ariko kandi ngira ngo impamvu biri kuvugisha abantu nuko ibintu bimeze gutya atari ubwa mbere bibaye, atari ubwa kabiri, atari ubwa 10 bibaye, cyane abantu bari kubigarukaho nyine kuba mu gihugu kitari icyawe. Nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni urupfu mu by'ukuri ruri gutera urujijo rw'uwo mugabo uri kubona kuri iyo screen wari umu diaspora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone ni kesi iri kubyutsa izindi kesi zigiye zitandukanye, abantu benshi bagiye bumva mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, aho nk'urugero navuga wenda nko mu gihugu cy'u Rwanda hari aba diaspora benshi bagiye batandukanye, bamwe bagiye baburira ubuzima muri za Canada, mu bintu navuga ngo bidasobanutse, muri Germany, muri Belgique, mu Bufaransa, hari Abanyafurika benshi bagiye baburira nyine ubuzima muri ibyo bintu bidasobanutse, ukumva umuntu ngo yabuze, hanyuma hashira wenda nk'amezi nk'atatu ngo bamusanze muri hoteli ngo yapfuye. Muri iyo hoteli ukibaza, umuntu aba muri hoteli, harya ubwo umuntu yamara amezi 3 apfiriye muri hoteli ntibe ikibazo? Kandi ngo imiryango igahangayika bakamara igihe bamushakisha, telefone zaravuyeho, ukumva ngo wamubonye muri hoteli ngo byararangiye. Ukumva umuntu ngo amaze icyumweru ashakishwa, ngo bamusanze ngo ku nkengero z'umugezi. Ngo bamusanze ku nkengero z'umugezi, ngo ariho ngo ari ngo yapfuye. Ukumva hari nabo basanga mu mazi, ngo bamusanze mu mazi, ngo yarangiritse ngo byo ku rwego rutavugwa. Ni kenshi nyankunda kubabwira ngo mujye mutwandikira ibitekerezo, mwe muri ibi bihugu izi kesi zibamo, mutubwire ese ni ukubera iki nyine ibintu byo kuvuga ngo umuntu ngo yabuze hanyuma abonetse yapfuye. Umuntu ni umuntu mukuru, umuntu mu by'ukuri afite amatelefone, afite buri kimwe, ni ukubera iki biboneka gutya kandi ugasanga nta nubwo ari we nyine wavuze ngo wenda ngo yiyambuye ubuzima, ariko kumva ngo nyuma y'igihe runaka bamubonye yapfuye. Hari inkuru ejo bundi nakugejeho, hari umukobwa w'umunyakenya umaze imyaka igera kuri 14 niba atari n'itatu, yarabuze n'ubu ngubu ntabwo araboneka. Hari umuntu bagize connection, ngo babonye nyine ku isoko ari kujya gukoresha ama credit cards yiwe, ariko nta kintu nyine bigeze babikoraho. Ibintu nk'ibyo ngibyo doko mutwandikira ibitekerezo byanyu kugira ngo duhugukirwe, ese ibintu byagenze gute? Ngo umukobwa ngo bwa nyuma ngo bamubonye ngo mu ishyamba, ngo muri iyi saha ngo iyi n'iyi, ngo babonye ngo ahagurutse mu rugo, barangije ngo baramukurikirana bareba kamera ahantu hose yagiye aca, babona ngo yinjiye mu gashyamba, ari kuri telefone ubona ari kuvugana n'abantu, hanyuma baragiye bamusanze ngo ku nkengero z'umugezi ngo yapfuye. Abo bantu bica aba bantu gutya ni bande? Ese nuko n'ubugambanyi aba yagambaniwe? Ese ahantu akora wenda niho ubusanga batwaye ubuzima bwiwe muri bya bintu by'akagambane? Mujye mutwandikira ibitekerezo byanyu, kubera ko nkatwe tubyumvise mu by'ukuri nyine kumva ibi bintu biratugora, kumva nyine ikintu kiba cyabaye. Uyu mugabo uri kureba kuri iyo screen, nagiye mbona hari Abanyarwanda benshi babanaga muri Atlanta. Murabizi ko n'umwe mu mijyi igize US state imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa Georgia. So ni naho uyu mugabo yaratuye. Donc Abanyarwanda benshi batuye muri iyi state ya Georgia mu mujyi wa Atlanta, nabonye hari nka 2 gutyo bamustinze, bavuga bati mu by'ukuri n'akabaro gakomeye cyane, bati watubereye inshuti nziza, kubera ko buri gihe uvuye muri kimwe mu bihugu bya Afurika ukagera ahantu
ugasanga mugenzi wawe na wenda ni umunyafurika, ari ukuntu muba inshuti, noneho by'umwihariko wenda byaba ari nko mu gihugu kimwe nyine mukomokamo, ugasanga nyine ubucuti buriyongereye no ku kazi wenda ahantu muhuriye, ugasanga rwose mubaye inshuti ku buryo umuntu ntabwo nyine ashobora kugukamira mu kitoze. Byagenze bite kuri uwo mugabo uri kubona kuri iyo screen? Uwo mugabo uri kubona kuri iyo screen afite umugore we yitwa Irene, akagira n'abana bagera kuri 2, n'abana 2 b'abakobwa, umwe yitwa Elaine undi akitwa Caroline. Bose bagize amahirwe n'umugabo wabanaga n'umuryango wiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri state ya Georgia mu mujyi wa Atlanta, nk'uko nabikugejejeho ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere 2026. Uyu mugabo yarabuze, yaburiwe irengero. Nibwo bwa nyuma yabonetse ku itariki ya 25, babona avuye mu rugo yerekeza, ngo yagenderaga mu muhanda witwa Mason Turner Road. Uyu muhanda niwo bwa nyuma uyu mugabo bamubonyemo. Umugabo bigera mu masaha hari mu masaha nimugoroba, bagiye kureba ahantu yabaga, babona umugabo ntatashye, baramuhamagara, baturiye he? Bati kutatashye, reka da nimero ntabwo zari ziriho. Bukeye bwaho nabwo barahamagara, bagira gute, barangije abantu babaga kumwe n'umugore bati nyamaze ibintu bishobora kuba bikomeye cyane. Barangije bati reka dushyire hanze itangazo ry'uko yabuze, tumushakishe. Murabizi amatangazo bashyira hanze, yagiye yambaye gutya, yabonetse bwa mbere ameze gutya, afite metero izi n'izi, ngira ngo ayo matangazo mu by'ukuri murayazi agenda atambutswa. Amatangazo ajya hanze ku itariki ya 20, guhera ku itariki ya 26 nibwo yagiye hanze bamushakisha. 26 abantu bahererekanya ubutumwa, telefoni bakomeza guhamagara, reka da umugabo baramubura. Barakomeza donc ibiganiro birakorwa, bajya kuri polisi barashakisha umugabo, baramubura. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri 2026 nibwo umugabo yabonetse yapfuye. Ukibaza ngo ibi bintu ni akagambane? Donc mutwandikire no kuri bitekerezo byanyu, kubera ko aho yabonetse n'ukuntu yabonetse, ahantu yapfiriye, ni ibintu biteye ubwoba. Bamubonye ngahantu ngo mu modoka, ngo byamaze kurangira. Mutwandikira ibitekerezo, kandi uko bigaragara ngo biragaragara ko yaba yarishwe. Wamugana umuntu kumusanga mu modoka ahantu yapfuye, none se ubwo wavuga ngo ni wowe wabyigenjeje ko byagaragaye ko yapfuye? Kandi mu by'ukuri burya hari ukuntu ubona mu muhanda ukabona umuntu ari waragenda, kavuga ati uyu muntu byanga byakunda ashobora kuba afitanye gahunda n'undi muntu runaka, nyine ukabona umuntu afite gahunda. Kandi niko ngo uyu mugabo nyine yagendaga, bamubonye nyine bwa mbere n'amashusho abonaga ko afite gahunda, nyine hari ahantu ari kwerekera, byanga byakunda ashobora kuba afitanye gahunda n'abantu. So ukibaza rero ibyo bintu bimeze gutyo, mw'abantu mwene, n'urupfu rwateye ubwoba abantu, n'urupfu rwateye ubwoba pe. Nyuma y'amatangazo menshi kumva ngo umuntu byarangiye gutyo, kandi uko bamubonye wumve birababaje. Ndetse ngira ngo impamvu n'abadiaspora, urumva nyine nabo bari muri diaspora, urumva ibyashyikiriye umugabo nyine n'undi wese umudiaspora bishobora kumushyikira. Mu kanya nibwo nabonaga umwana niba baturuka muri Zambia, mama wiwe yabaye deported. Mama wiwe ni muri Amerika, mama wiwe ibyangombwa bye byari byarangiye byo kuba muri Amerika, agiye kongeza guteza amakashi, maze rwa rwego rwa ICU rurangije baravuga bati ahubwo ugomba gusubira iwanyu, baramudipotinga. Mumere urumva iyo bakudipotinze nyine baguhereza igihe ntarengwa, uramutse ukirengeje ni ibibazo. Umumera aragenda. Kuri ubu ngubu abana be, nabonye umuhungu we nawe ari kuvuga ati mu by'ukuri namaze kuba homeless, meze nabi, namaze kuba homeless kubera mama wanjye niwe twidepandagaho buri kimwe cyose,
none ndiho mu buzima bubi. Nabonye ari ikiganiro yakoreshejwe nyine kuba ahantu hatari iwanyu mw'abantu mwe, ni amafaranga no gushakisha amafaranga, ariko mwumve babigoye. Aha nyine ubwo mba mbwira abantu, wenda ushobora kuba wagira amahirwe wenda ukajya muri ibi bihugu, ngo witwararike n'abariyo bariho baradukurikira, ibyo bakora bitwararike, bubahiriza amategeko, kubera ko buri gahugu n'umuco wako, buri gihugu n'amategeko yo muri icyo gihugu. Kandi aho ugeze busa iburya sazi azirya azimira bunguri kandi mbisi. Ni ukuvuga ngo niba ugeze ahantu ugasanga abarya ibintu, ntabwo ugomba kuvuga ngo none ngo ndaburara kandi ari byo batetse, urataka. Urumva rero ni ikibazo gikomeye. Abantu benshi mu by'ukuri bari gutanga ibitekerezo bavuga bati ibi bintu birakabije. Ahangaha naguha ingero zigiye zitandukanye. Tugitangira uburyo hari benshi, ari umukongomani wabonwe gutyo, ni mu gihugu cy'Ubufaransa byabereye, hari muri za Germany umwana w'umukobwa banza ari no muri uriya mwaka byabaye nk'abanga banza ari nka 3 gutyo. Ayo makuru twagiye tuyabagezaho, ugasanga ngo umuntu ngo bamusanze mu gashyamba kandi ari reported missing, ariko ukabona mu gihe runaka ngo byagenze gutya. Hari n'undi mukobwa kuri ubu ngo bamaze nk'ukwezi yarabuze muri UK, ngira ngo ayo makuru nayo yabagejeho. Urumva nyine n'agahinda benshi nyine aba diaspora bari gukomeza kugaruka kuri ibi bintu, bavuga bati nyamaza ahantu turi mujye mudusengera, kubera ko ntabwo biba byoroshye. Kandi ko kurumva nyine ntabwo biba byoroshye. So n'umugabo rero w'aba bana babiri ndetse n'umugore uri gukomeza kubaza abantu bitewe n'ibyamubayeho. Famiye yiwe basi yari birasenga bizeye ko bashobora kumubona ari muzima, ariko mw'abantu mwe niwumva ngo mu gihugu cy'amahanga umuntu ngo yabuze, kandi umuntu wabuze, umuntu wavuye muri Afurika akagenda akajya mu Bufaransa, akajya muri Germany, akajya mu Bubiligi, akajya ukumva umuntu ngo yabuze, byanga byakunda hari impamvu nyine aba yabuze. Kandi siwe uba wiburishije, ahubwo hari ababa babigizemo uruhare kugira ngo uwo muntu agire gute abure, hanyuma baze kumva. Ubwo urumva nyine icyatumye abura, uwo muntu aramutse agisimbutse yagaruka ari muzima. Ariko akenshi abagaruka ni purusa n'imwe ku ijana, reka mbivuge gutya. Nko mu bantu 10 babura, umwe niwe wabonekamo ari muzima, ngo noneho ngo yabonetse. Kuko urumva umuntu erega afite ubwenge, ni mukuru, noneho uba muri ibi bihugu, ntabwo byakunda. Wayobase ntabwo byakunda. Haba hari ikoranabuhanga nyine, ntabwo ushobora kubura. Ariko kumva ngo byagenze gutya, mw'abantu mwe, abantu benshi wumve bari gukomeza kugaruka kuri ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu ngo yabuze. Aba diaspora benshi biri kubatera ubwo bavuga bati mw'abantu mwe mujye mudusengera, kubera ko ntabwo byoroshye abe na gatoya, ntabwo byoroshye. Umuntu ngo ku kazi ngo bamutegereje, ngo baramubura, ngo baramuhamagara, ngo telefone ziwe bumva zavuyeho, bumva ntiziriho, ngo mu kanya ngo bamusanze ngo mu nyubako ngo yapfuye, ngahantu ngo yabaga ngo yapfuye. Mw'abantu mwe birarenze. Reka nsoreza mutwandikira ibitekerezo byanyu. Gusa icyo nababwira nuko biba bitoroshye, kandi diaspora ni ukujya mubasengera kugira ngo Imana igikomeza kubana nabo. Ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Hanyuma niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.